uburwayi bwa kanseri. Buriya kanseri ishobora gufata mu mazuru, ishobora gufata mu mihogo, ishobora kuba ari na kanseri y'igifu. Ibyo byose bishobora gutuma umuntu yagira ikibazo cyo kunuka mu kanwa. Ubwo rero murumva ko impamvu ni izo ngizo, hanyuma n'uburyo bwo kubyirinda nabyo ni ubwo ngubwo. Kwirinda kwa mbere ni isuku ihagije, gukoresha uburoso bwiza bufite amenyo meza, umuti w'amenyo, nawe kwiyinyuguza n'amazi meza. Ikindi cya kabiri ni ukugerageza kunywa amazi ahagije. Kunywa amazi ahagije ni ngombwa kuko bifasha umubiri gusohora vuba ya myanda igenda mu maraso igasohoka vuba, hanyuma umuntu akumva ameze neza mu mubiri wose, haba mu buryo bwose bwo gusohora kw'imyanda. Aho hose umuntu aba ameze neza iyo wanyweye amazi ahagije. Ni ngombwa. Ndagusuhuje cyane wowe ufashe umwanya wawe ugafungura kino kiganiro, ukagitega amatwi, ukacyumva, ukakigezaho kirangirira, kuko nucyumva ukakirangiriza niho uri buze gukuramo ibintu by'ingenzi byagira umumaro ku wawe cyangwa se kuri wowe, no ku wundi muntu w'inshuti yawe cyangwa se mugenzi wawe waba uzi ufite ikibazo tugiye kuvugaho. Tugiye kuganira ku burwayi cyangwa se ikibazo cyo kunuka mu kanwa. Nibyo tugiye kuganiraho, kandi ni ikibazo kigira abantu benshi batandukanye bitewe n'impamvu bazi cyangwa se impamvu batazi. Kandi ibyo bintu tuzi neza yuko bibangamira abantu benshi cyane. Abantu benshi birababangamira cyane, kuko hari igihe agira icyo kibazo ntanamenye aho gituruka, ntanamenye impamvu ikimutera. Uyu munsi rero tugiye kuganira zimwe mu ngingo z'ingenzi zishobora gutuma umuntu agira ikibazo cyo kunuka mu kanwa. Ndakwakiriye, tubane muri iki kiganiro, ucyumve kandi ugisoze. Nanjye ndagerageza gukoresha umwanya neza kugira ngo ntakurambira wowe unteze amatwi. Ubundi igice cyo mu kanwa ni igice cy'ingenzi cyane kigize umubiri w'umuntu. Nicyo gice cya mbere gitangirirwaho umurimo w'igogorwa ry'ibyo kurya. Inzira y'igogorwa ry'ibiryo, urwungano rw'igogora rutangirira mu kanwa, rutangira ku munwa, mu kanwa, rugakomeza uko bigenda bihererekanya ibice byose by'umubiri, uko bigenda bihererekanya uwo murimo. Byose rero bitangirira mu kanwa. Mu kanwa hadufitiye akamaro kanini. Icya mbere, mu kanwa hadufasha kuvuga, hakadufasha mu gihe cyo kurya. Mu kanwa niho twifashisha igihe tugiye kurya, niho dukoresha. Ikindi, mu kanwa hashobora kugufasha guhumeka. Igihe inzira y'ubuhumekero idakora neza, iyo mu mazuru itameze neza, umuntu ashobora kwifashisha kwinjiriza umwuka awunyujije mu kanwa kugira ngo ukomeze ugere mu bihaha. Murabyumva rero ko mu kanwa ari ahantu h'ingenzi cyane. Ntago hagizwe n'ibintu byinshi mu kanwa, hagizwe n'inzasaya ebyiri, urwasaya rwo hasi ndetse n'urwo hejuru. Kuri urwo rwasaya niho haboneka ishinya iriho amenyo yose uko aba mu kanwa. Hanyuma hagati y'amenyo hari urwasaya, hari urusenge rw'akanwa. Mu rusenge rw'akanwa ni hariya hejuru. Iyo uzamuye ururimi wumva ko hari ikintu kirutangira, ntabwo ruhita rukomeza ngo rugende rugere mu mazuru, ahubwo rutangirwa n'urwasaya cyangwa se urusenge rw'akanwa. Hanyuma ku rwasaya rwo hasi niho hari ururimi. Ururimi niho ruri ku rwasaya rwo hasi. Hanyuma munsi y'ururimi hakabonekamo icyo nakwita imvubura z'amacandwe, kandi zikaba no mu matama yombi. Izo mvubura kandi zihora zivura amacandwe mu kanwa, kugira ngo mu kanwa nyine hahore hahehereye, kugira ngo hahore hameze neza. Aya macandwe agira akamaro kanini cyane muri cya gihe cyo kurya. Igihe umuntu ari gukanja cyangwa ahekenya ibiryo, aya macandwe yivanga n'ibyo kurya, bikoroshya uwo murimo, umuntu akabasha kubikacanga neza, kuko haba haje ubundi aya macandwe igice kinini agizwe n'amazi, akoroshya rero ibyo byo kurya, umuntu akabasha kubihekenya neza. Ikindi, aya macandwe atuma tubasha kuvuga, kuko
mu kanwa humagaye ntabwo ushobora kubasha kuvuga. Ururimi ntabwo rushobora kubasha kuva aho ruri, aho rwafata ruhera aho ngaho kubera ko ruba rwumagaye, bituma nyine ururimi rubasha kunyerera mu kanwa, umuntu akabasha kuvuga neza. Ikindi, amacandwe arinda amenyo y'umuntu kwangirika, akarinda ururimi rw'umuntu kwangirika, akarinda ishinya y'umuntu kwangirika, kuko byose haba hahehereye, haba horoshye. Uzarebe nk'iyo umuntu afite ikibazo cy'umwuma, ikintu ubona cya mbere kikubwira yuko uyu muntu afite ikibazo cy'umwuma, ashaka amacandwe yo gucira ntayabone. Ikindi, ururimi iyo rufashe aho rufashe ntabwo ruvaho. Umunwa iyo ufashe ku menyo ntabwo ushobora gupfa kuvaho. Icyo gihe rero bishobora gutuma hacika ibisebe ku munwa, cyangwa se amenyo akaba yakoboka kubera ikibazo cy'ibura ry'amacandwe. Ibi nabyo tuzabivugaho, tuzabiganiraho, kuko hari igihe amacandwe ashobora kuba make cyangwa se akaba yaba menshi bitewe n'impamvu zitandukanye, kandi ibyo nabyo bikaba byabangamira umuntu. Ubwo nabyo tuzabigarukaho mu kindi kiganiro. Muri make rero niyo miterere yo mu kanwa. Tugiye rero kuganira ku kibazo cyo kunuka mu kanwa, niyo titire y'ikiganiro y'uyu munsi. Ese biba byagenze gute kugira ngo ubundi umuntu anuke mu kanwa? Ni ryari umuntu avuga yuko anuka mu kanwa? Ese umuntu ashobora kunuka mu kanwa akabimenya cyangwa ntabimenye? Yego, igisubizo ni yego. Bibaho cyane, umuntu ashobora kuba yanuka mu kanwa ntabimenye bitewe n'impamvu zitandukanye. Impamvu ya mbere ishobora gutuma umuntu ashobora kuba anuka mu kanwa ariko ntabimenye, ni igihe igice kimufasha kumva, guhumurirwa cyangwa se kunukirwa kidakora neza. Icyo gihe ntashobora kumenya niba anuka mu kanwa cyangwa se atanuka mu kanwa. Ikindi cya kabiri ni ukutiyitaho. Hari abantu benshi badakunda kwiyitaho ngo bikurikirane, bumve yuko hari ikibazo kidasanzwe kibariho. Birashoboka cyane kubera uburangare no kutiyitaho. Biba byagenze gute rero kugira ngo umuntu anuke mu kanwa? Ni impamvu nyinshi cyane zishobora kubitera kunuka mu kanwa. Izo mpamvu rero nizo tugiye kuganiraho muri aka kanya ka none aha ngaha. Impamvu ya mbere mperaho ni isuku nkeya yo mu kanwa. Abantu benshi bajya batiyitaho, igice cyo mu kanwa ntibagihe agaciro. Ugasanga umuntu aragendana ibiryo mu menyo, cyangwa se ugasanga ku menyo hajeho ibintu by'umuhondo, ntabwo yigeze amenya igihe byaziye, ntabyiteho. Isuku nyine ntabwo ayitaho mu by'ukuri nk'uko bikwiriye, ntabwo ayikora nk'uko bikwiriye. Isuku yo mu kanwa rero ni ngombwa cyane, kuko iyo utayikoze neza nk'uko bikwiriye bituma ugira ikibazo cyo kunuka mu kanwa. Indi mpamvu ya kabiri ishobora gutera umuntu kunuka mu kanwa ni igihe cyo kubyimba ishinya. Hari igihe bibaho ko umuntu ashobora kubyimba ishinya, kandi murabizi ko iriya shinya iyo yabyimbye akenshi iba inava n'amaraso, kandi amaraso n'ubundi busanzwe ntabwo agira impumuro nziza. Ubwo rero murumva yuko ishinya ibyimbye inava amaraso mu kanwa, noneho aya maraso akivanga n'amacandwe, bitera ikibazo cyo kunuka mu kanwa. Kandi mu kanwa habamo na bagiteri. Ziriya bagiteri rero iyo zivanze n'aya macandwe arimo n'amaraso, byanze bikunze murabyumva yuko hazamo ikibazo cyo kunuka mu kanwa. Umuntu ashobora kugira ibibyimba mu kanwa, umuntu ashobora kugira ibisebe mu kanwa. Ibyo byose, cyangwa se mu kanwa, ku rurimi, ku matama, bishobora gutuma umuntu agira ikibazo cyo kunuka mu kanwa. Ibyo ni ibisebe abantu bakunze kugira. Ushobora kuba wakomeretse, cyangwa se wakomerekejwe n'ikintu wariye mu kanwa, cyangwa se bikaba ari ibisebe bya bindi by'uburwayi bijya biza mu kanwa, bishobora gutuma umuntu anuka mu kanwa, bitewe n'uko no gukora isuku muri icyo gihe ntabwo ibikorwa neza. Umuntu ashobora kurwara ikibyimba. Hari abantu bagira ikibazo cyo kurwara amenyo agacukuka, bikazatuma bagira ama-infection mu kanwa, bakarwara ibibyimba ku ishinya. Ibyo byose bishobora gutuma umuntu agira ikibazo cyo kunuka mu kanwa.
icya gatatu, impamvu ya gatatu ishobora gutera umuntu kunuka mu kanwa ni impamvu yo kunywa itabi. Kunywa itabi bitera umuntu kunuka mu kanwa, ariko icyitonderwa hano ntago buriya hari abantu bazi kwiyitaho cyane banywa itabi kandi udashobora kumenya yuko uwo muntu ananywa n'itabi, akanywa itabi ariko agira n'isuku nyinshi cyane, akamenya uko atunganya mu kanwa ku buryo udashobora kumwumvaho uwo mwuka wo kunuka mu kanwa, udashobora no kumwumvaho n'umwuka w'itabi, kandi itabi arinywa pe. Ariko hari abandi bantu barinywa noneho bakanakabya rwose, akumva nta kintu bimubwiye, ugasanga amenyo yarahindanye, yajeho bya bintu by'umwotsi byaragiye bihoma ku menyo. Noneho buriya iyo bifashe ku menyo ntubyoze, ntiwoze amenyo neza, uriya mwotsi uragenda ugafataho, ejo hakiyongeraho n'undi, kubera kutoga mu kanwa neza ugasanga amenyo yabaye umukara tsiritsiri. Ibyo rero bituma rwose umuntu anuka mu kanwa, kandi birangiza no ku rurimi. Iyo myotsi urumva iyo ifashe ku menyo no ku rurimi iba yasigayeho, ibyo bituma umuntu anuka mu kanwa. Indi mpamvu ya kane ishobora gutuma umuntu anuka mu kanwa ni inzoga, kunywa inzoga. Inzoga nyinshi, hari inzoga zimwe zitera kunuka mu kanwa rwose bikabije cyane ku buryo umwuka wazo ubangamira umuntu. Hari n'inzoga abantu banywa ntumenye yuko umuntu yananyweye, ariko ubundi inzoga nyinshi zitera kunuka mu kanwa, zigira umwuka mubi mu kanwa. ubwo ni ukuvuga ngo ziriya nzoga ziragenda zikivanga alcohol nyinshi mu maraso, ibintu nk'ibyo, noneho no muri za mvubura z'amacandwe ugasanga muri cya gihe imvubura amacandwe yo mu kanwa arimo ibintu byinshi byanduye mu kanwa bishobora gutuma umuntu anuka mu kanwa. Ko buriya hari akantu gatongera ngo mvugeho, wenda nako tuzakavugaho. Iyo ibi bintu tunywa, ibintu turya, umubiri urabyakira, ariko uko twariye, uko twanyweye, ntago ari ko umubiri ubifata byose. Umubiri ufatamo ibyo ukeneye, hanyuma ibyo udakeneye ukabyohereza kugira ngo binyure mu nzira zitandukanye bisohoka. Hari uburyo rero umubiri wiyaranjamo cyangwa se umubiri ukoramo usohora imwe mu myanda kugira ngo itajya mu maraso. Umubiri ushobora gukoresha inzira y'amacandwe ugasohora imwe mu myanda, ushobora gukoresha inzira y'ibyuya cyangwa se za nzira zisanzwe zo gusohora imyanda, kujya kwituma cyangwa se kwihagarika. Muri izo nzira zose ko zitandukanye umubiri urazikoresha usohora imyanda. Murumva rero ko no mu macandwe hasohokamo imwe mu myanda umuntu yari irimo igenda itembera mu mubiri. Umubiri ushobora kuyikoresha usohora imwe mu myanda, nk'imiti, ibintu nk'ibyo bishobora gusohokera mu nzira z'amacandwe bikasohoka. Ibyo rero bikaba byatuma umuntu yagira ikibazo cyo kunuka mu kanwa bitewe n'ibintu yakonsomye byatumye umwanda uba mwinshi mu maraso. Ikindi cya gatanu, impamvu ya gatanu ishobora gutuma umuntu anuka mu kanwa ni ibiribwa. Hari ibiribwa bimwe na bimwe turya kandi bifitiye umubiri akamaro, ariko bishobora gutuma tugira umwuka mubi mu kanwa. Urugero, ndabaha nk'urugero rw'ibitunguru. Ibitunguru murabizi iyo umuntu abiriye cyane cyane ari bibisi bitera umwuka mubi nyine mu kanwa. Ariko ibyo ngibyo ni ibintu ntabwo biba ari uburwayi, nta nubwo biba ari ibintu bihoraho, ni ibintu umuntu ashobora kuba yakosora ako kanya nyuma yo kurya, bikarangira bigashira. Umuntu ntunamenye ko umuntu yariye ibitunguru cyangwa se tungurusumu nazo murabizi neza ko zigira umwuka nawo ushaririye cyane cyangwa se ufite imbaraga cyane unuka mu kanwa, kandi tungurusumu ni nziza kuzirya. Ikindi kitera umuntu kunuka mu kanwa mu bijyanye n'ibyo kurya, ibishyimbo nabyo burya bigira umwuka mubi umuntu amaze kubirya mu kanwa. Ni byiza ko nyine ibyo bintu bimenya, ukajya umenya uko ubigenza igihe umaze kurya. Ikindi ni amashu. Akenshi amashu mabisi nayo ashobora gutuma umuntu agira ikibazo cy'umwuka mubi mu kanwa w'ako kanya, wenda nubwo yaba atabisanganywe, ariko ako kanya
ashobora kuba yagira ikibazo cy'umwuka mubi mu kanwa. Izi mpamvu nitumara kuzivugaho turagaruka mu kandi kanya gato cyane tuvuga ku ngamba umuntu yafata. Indi mpamvu ya gatandatu rero ishobora gutuma umuntu yagira ikibazo cyo kunuka mu kanwa ni igihe nk'umuntu yiyirije ubusa, igihe umaze umwanya muremure utavuga, ushobora kugira ikibazo cyo kunuka mu kanwa. Ukaba wabumbura umunwa rwose ugiye kuvuga ugasanga byabaye ibindi bindi kubera ko umaze akanya utavuga, umaze akanya utarya, umaze umunsi wose nta kintu wariye, nta mazi wanyweye, bikaza gutuma ushobora kugira ikibazo cyo kunuka mu kanwa. Ubwo ni iyihe mpamvu ishobora gutuma umuntu yirije ubusa, umuntu wiboroshe, wakarabye mu kanwa mu gitondo, wakoze neza isuku ye mu gitondo, yaza kubumbura umunwa agasanga aranuka mu kanwa? Buriya mwebwe mubitekerejeho urumva ari nk'iyihe mpamvu yatuma uyu muntu utagize ikintu arya rwose mu kanwa ke nta kintu kigeze cyagera, ariko aravuze yumva mu kanwa haranuka? Ni ya mpamvu nababwiye yuko mu kanwa hashobora kuba inzira yo gusohora imwe mu myanda. Amacandwe y'umuntu akaba arimo ya myanda umubiri wanze ugasohora kugira ngo itagenda mu maraso, noneho ukaba wakwifashisha inzira y'amacandwe kugira ngo bisohore. Amacandwe rero ugasanga afite umwuka mubi kandi rwose nta kintu wariye, nta kintu wanyweye, ariko umubiri urakora, ukomeza ukora usohora ibitari ngombwa, kuko umubiri ukora akazi gakomeye cyane. Buriya mu mubiri w'umuntu haberamo akazi gakomeye cyane abantu benshi badashobora gutekereza. Indi mpamvu ya karindwi, tugeze ku mpamvu ya karindwi. Impamvu ya karindwi rero ishobora gutuma umuntu anuka mu kanwa ni ibinyobwa byinshi birimo isukari nyinshi. Buriya isukari nyinshi nayo ntabwo ari nziza, iyo ibaye nyinshi nayo rwose ntabwo ari nziza, ishobora gutuma umuntu yagira ikibazo cy'impumuro mbi mu kanwa. Ikindi gishobora gutuma umuntu agira impumuro mbi mu kanwa ni imiti. Hari imiti abantu banywa akenshi ishobora gutuma umuntu yanuka mu kanwa, cyane cyane imiti y'amasiro ishobora gutuma umuntu agira impumuro mbi mu kanwa. Ikindi ubwo yari impamvu ya 9. Indi mpamvu ishobora gutuma umuntu anuka mu kanwa ni ukutanywa amazi ahagije. Kutanywa amazi ahagije bishobora gutuma umuntu agira impumuro mbi mu kanwa, bitewe n'ibyo arya, bitewe n'imiti, bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye z'ibyo yanyweye, bishobora gutuma umuntu agira impumuro mbi mu kanwa. Indi mpamvu ya nyuma rero nakwita impamvu ya 10 ishobora gutuma umuntu agira ikibazo cyo kugira impumuro mbi mu kanwa ni impamvu z'uburwayi. Hari impamvu z'uburwayi, indwara zitandukanye zishobora gutuma umuntu agira impumuro mbi mu kanwa. Reka mvuge zimwe muri izo ndwara, wenda urugero nk'ikirungurira. Ikirungurira murabizi ko iyo umuntu afite ikibazo cy'ikirungurira ni igihe umuntu yariye ibyo kurya bikagenda bikagera mu gifu, hanyuma byagera mu gifu bigahura na ya aside nyinshi iri mu gifu, noneho bikaza gutera ikibazo cy'uko bya bintu bicagagurika bikaza gutera umuntu ikirungurira. Ikirungurira kiba kimeze, abantu bakirwara barakizi, kiba kizamura ibintu bikazamuka bikarenga mu gifu bigasohoka, bikaba byashobora no kuzamuka bikagera mu kanwa, kuko biba bifite imbaraga nyinshi, bishyushye, bitwika, wumva aho binyuze bigutwika. Ibyo rero bishobora gutuma urumva ibyo kurya byageze mu gifu, byahuye na aside, birazamura umwuka, birazamuka bikagera no mu kanwa. Ibyo bishobora gutuma umuntu agira ikibazo cyo kunuka mu kanwa. Indi ndwara ishobora gutuma umuntu yagira ikibazo cyo kunuka mu kanwa ni nk'igihe umuntu afite ikibazo, arwaye angine. Angine zishobora gutuma umuntu anuka mu kanwa kubera ni infection, ubundi angine ya amygdale, za bagiteri umuntu aba afite mu mihogo. Noneho ibyo ngibyo birashoboka cyane ko umuntu ashobora kugira ikibazo cyo kunuka mu kanwa.
cyane cyane nk'ababyeyi wenda barabizi bafite abana batoya, hari igihe ujye ukumva nk'umwana agize ikibazo cyo kunuka mu kanwa rwose, akana gato kanutse mu kanwa kakagira impumuro mbi udasanzwe wumva, uwo munsi ukumvira gutunguye. Icyo gihe nubyumva kandi usanzwe utabyumva uzabyitondere cyane. Umwana ashobora kuba afite ikibazo cya angine cyangwa se akaba afite ikibazo cya sinezite, uzabikurikirane ujyane umwana kwa muganga. Muri izo ndwara zombi uko ari ebyiri hazavamo imwe. Indi ndwara rero ishobora gutuma umuntu ashobora kuba yagira ikibazo cyo kunuka mu kanwa ni indwara ya diyabete cyangwa se uburwayi bw'impyiko umuntu amaranye igihe kirekire bwamaze nyine kuba koronike. Ubwo burwayi bushobora gutuma umuntu yagira ikibazo cyo kunuka mu kanwa kubera ibintu bya trouble metabolique cyangwa se kwangirika k'uturemangingo, kwangirika kw'imisemburo, ibintu nk'ibyo ngibyo bishobora gutuma umuntu yanuka mu kanwa kubera ubushobozi bukeya bwa imunite umuntu aba afite, bishobora gutuma umuntu anuka mu kanwa. Izo rero zari zimwe mu mpamvu tunyuzemo tuvuga uburyo impamvu zishobora gutuma umuntu yagira impumuro mbi mu kanwa. Uburyo bwose birashoboka ko ubu buryo bushobora gutuma umuntu agira impumuro mbi mu kanwa. Ntatinze cyane, reka mvuge ku ngamba zimwe na zimwe z'ingenzi umuntu ashobora gufata igihe yumvise afite iki kibazo cy'impumuro mbi mu kanwa, kuko impumuro mbi mu kanwa ibangamira umuntu, ikanabangamira abantu bari kumwe. Igihe uvuga ikakubangamira, n'abantu muri kumwe ikababangamira. Nk'umuntu hari igihe ushobora kuba wicaranye n'umuntu ufite impumuro mbi mu kanwa, mwari murimo musangira, ukumva rwose uhise ubura apeti, ukavuga uti ibi bintu, ukumva ni ibintu bikubangamiye cyane, kandi na nyir'ubwite nawe mu by'ukuri biba bimubangamiye. Iyo ari umuntu wikunda ushoboye kwiyitaho, ikintu cya mbere rero umuntu akwiye kwitaho cyane ni isuku yo mu kanwa. Ukwiye kwita ku isuku yo mu kanwa igihe umaze kurya, cyane cyane ntukibagirwe gukora isuku yo mu kanwa. Ujye wibuka ko ibyo kurya byo mu kanwa iyo bitinze mu kanwa bihura na za bagiteri zikabicagagura, noneho bikaza gutuma mu kanwa hazamo impumuro mbi, kandi iyo mpumuro mbi niyo ikubangamira, niyo ibangamira na mugenzi wawe, kandi si ibyo ngibyo gusa, inangiza amenyo. Umuntu rero agomba kubyitaho cyane, agakaraba neza mu kanwa ukoresheje uburoso bwiza bufite amenyo meza n'amazi meza n'umuti wo koza mu kanwa. Ugakoresha uburoso neza unyuza hagati y'amenyo, ukiyunyuguza n'amazi meza, ukizera neza ko mu kanwa uhogeje neza. Ukagera inyuma, hari abantu bagira urwasaya rurerure, ukizera neza yuko aho urwasaya rugera rugarukira wagejejeyo bwa buroso bw'amenyo, wahogeje neza ku buryo nta bintu by'ibice cyangwa se ibisigara by'ibiryo bisigara mu kanwa. Ikindi, ukibuka koza ururimi rwawe, ukarwoza neza, ukoza n'uburoso, ukageza hahandi uba wumva usa nk'ushaka kumukorwa, ariko nyine nawe ntiwitromatize cyangwa se ntiwikomeretse, ukagarukira aho wumva udashobora kurenga nawe ubwawe, ukahoza neza, warangiza ukunyuguza n'amazi meza. Ntukajye rwose uhaguruka mu rugo uzi yuko umaze kurya no kunywa udakarabye mu kanwa, kuko biriya ugendana nibyo biza guhura na za bagiteri, bikaza gukurura cya kintu cyo gutuma mu kanwa haza impumuro mbi, watangira kuvuga nawe ubwawe ikakubangamira. Ikindi, abantu banywa itabi batazi kwirinda, mugomba kugerageza gukaraba mu kanwa igihe cyose umaze kunywa itabi, kandi ukoza neza mu kanwa kugira ngo wirinde imyotsi igiye mu kanwa kwisigara mu kanwa ikaza no gufata ku menyo. Iyo udahise uyikuraho ikwangiriza amenyo yawe akaba umukara. Ugomba kubyirinda rero, ukabikora hakiri kare utaratinda cyane. Abantu banywa inzoga mugomba kwibuka kunywa amazi. Kunywa amazi ni ingenzi cyane, ukamenya neza ko inzoga wanyweye
zirabangamira abantu, nawe ubwawe zirakubangamira, bituma uzana impumuro mbi mu kanwa. Ugomba kugerageza uko ushobora kose ugakora isuku neza mu kanwa kawe, warangiza kandi ukanywa amazi ahagije. Ibiribwa, bya biribwa turya, ibitunguru, za tungurusumu, bishobora gutuma mu kanwa hanuka, hari igihe ubifata ukanagerageza no gukora isuku ntibikunde, ukumva ibitunguru biracyanuka mu kanwa, tungurusumu iracyanuka mu kanwa. Ni byiza ko iyo ubifashe nk'umuntu wenda niba utarwara igifu, ugafata agapande k'indimu ukakarya, ariya mazi y'indimu uko agenda uko anyura mu kanwa akamanuka no mu muhogo, atwika uriya mwuka biriya bitunguru na tungurusumu. Noneho washyiramo uburoso n'umuti w'amenyo, wakaraba bigashiramo neza, ukumva mu kanwa hagarutsemo impumuro nziza. Utakoresha indimu, ukaba wakoresha vinegere ya pome, ugakoresha nk'akayiko kamwe ukagafata, ntufate nyinshi. Noneho ibyo bigufasha kugabanya uriya mwuka w'ibitunguru na tungurusumu cyangwa se n'ibishyimbo. Ibishyimbo ushobora gukoresha uburoso bw'amenyo n'umuti ukakaraba neza mu kanwa nk'ibisanzwe, byo birashira rwose. Ntugendane ibishishwa by'ibishyimbo mu menyo, urabizi ko nta kwiba kurimo, imboga, ibintu nk'ibyo byose ugomba gukora isuku nk'uko bikwiriye. Ikindi, ku bantu biyiriza ubusa, ni ubushake bwabo, ni uburenganzira bwabo, ni impamvu zabo bwite zatumye biyiriza ubusa. Ashobora kwiyiriza ubusa ku mpamvu ye bwite ntari bwinjiremo, kuko ni impamvu zitandukanye zishobora gutuma umuntu yakwiyiriza ubusa. Ariko noneho ukibuka kunywa amazi igihe uvuye muri icyo gihe cyawe cyo kwiyiriza ubusa, kugira ngo ufashe umubiri wawe kuyungurura amaraso neza, wohereze imyanda iri mu mubiri wawe ibashe gusohoka neza. Hanyuma ku ikindi gice twavuze cy'imiti, ni ukuvuga ngo umuntu umaze gufata iriya miti nawe, mbese byose biraganisha ku isuku yo mu kanwa, kuyikora neza mu buryo buhagije. Ikindi cyangombwa, abantu bakagabanya kunywa ibintu bifite isukari nyinshi, cyane cyane abantu bakuru rwose bakagabanya kunywa ibintu birimo isukari nyinshi, bishobora gutuma mu maraso habamo ikibazo cyo guhungabana cy'imyanda myinshi ishaka kwirukankira mu maraso cyangwa se igorana mu buryo bwo kuyisohora. Hanyuma ikindi ni uko abantu bafite iki kibazo cy'uburwayi, birumvikana ko ari ukuba hafi y'abaganga, bagafata imiti, abaganga bakabafasha mu buryo bwose bushoboka, ku buryo bishobora kuba byabarinda iki kibazo cyo kunuka mu kanwa. Hari ikindi kintu nibagiwe, uburwayi bwa kanseri. Buriya kanseri ishobora gufata mu mazuru, ishobora gufata mu mihogo, ishobora kuba ari na kanseri y'igifu. Ibyo byose bishobora gutuma umuntu yagira ikibazo cyo kunuka mu kanwa. Ubwo rero murumva ko impamvu ni izo ngizo. Hanyuma n'uburyo bwo kubyirinda nabyo ni ubwo ngubwo. Kwirinda kwa mbere ni isuku ihagije, gukoresha uburoso bwiza bufite amenyo meza, umuti w'amenyo, nawe kwiyinyuguza n'amazi meza. Ikindi cya kabiri ni ukugerageza kunywa amazi ahagije. Kunywa amazi ahagije ni ngombwa, kuko bifasha umubiri gusohora vuba ya myanda igenda mu maraso, igasohoka vuba. Hanyuma umuntu akumva ameze neza mu mubiri wose, haba mu buryo bwose bwo gusohora kw'imyanda, aho hose umuntu aba ameze neza iyo wanyweye amazi ahagije. Ni ngombwa kunywa amazi ahagije, n'amacandwe mu kanwa kawe uba wumva ameze neza. Ikindi nta kwibagirwa kubabwira, niba ukoze ibi bintu byose, isuku, wanyweye amazi ahagije, wiyitayeho mu buryo bwose wikurikiranye, ariko ukumva iki kibazo kiracyakomeje kuba ikibazo cyo kunuka mu kanwa, ndakugira inama yo kwihutira kujya kwa muganga, kuko iki kibazo cy'umwuka mubi mu kanwa cyangwa se cyo kunuka mu kanwa gishobora kuba imwe mu mpamvu zagaragaza uburwayi buri mu mubiri wawe. Nubwo waba utarabumenya, ariko wajya kwa muganga bakaba bashobora kuba bagufatira ibipimo bitandukanye, bakagusuzuma, bakamenya ko hari uburwayi ufite mu mubiri butari bwamenyekana, ariko kubw'impamvu yo kunuka mu kanwa idashira ihoraho, bakaba bashobora kumenya yuko ufite ikibazo cy'uburwayi utaruzi,
noneho bikaba impamvu yo kuba wakimenya. Ndabashimiye cyane mwebwe mwese tubanye muri iki kiganiro. Izi nama nimuzikurikiza bizagenda neza, kandi nimwikurikirana iki kibazo ntago kizongera kubaho. Igihe tugezemo rwose ntago bikwiriye yuko haba hakiriho abantu banuka mu kanwa. Wenda kera byabagaho kubera ko abantu batari bazi, basobanukiwe ari benshi, gukoresha uburoso na korogate n'amazi bakinyuguza, ariko hari nuko umuntu yageragaho akabimenya ko bitameze neza mu kanwa. Kera bacaga uduti bagakoresha n'amakara n'ubundi buryo bwose, ariko buriya buryo bw'amakara bwo ntago ari bwiza cyane kuko bushobora kwangiza amenyo, bushobora kwangiza akantu gatwikiriye ku menyo, bukaba bwayakobora igihe ari amakara arimo utuntu tudaseye neza. Ikindi, abantu bafite ikibazo cy'ishinya, kubyimba ishinya, abantu bafite ikibazo cyo kubyimba ishinya, murabizi ko hari igihe umuntu ashobora gukoresha umunyu ugakanda, bishobora kugabanya icyo kibazo, ariko ni na byiza kutabyihererana ukajya kwa muganga. Abantu bafite uburwayi bwo mu kanwa, amenyo yangiritse, bijya bintu by'umuhondo ku menyo, ushobora kujya kwa muganga, muganga w'amenyo akagufasha. Amenyo barayahoma, iyo ari ryarangiye burundu bashobora kurikuramo, ukaba waguha insimbura ryinyo cyangwa se insimbura y'urwo rugingo, cyangwa se bakakugira izindi nama, cyangwa se amenyo bakayoza, kuko n'amenyo barayoza, iriya myanda yo ku menyo ikavamo. Nta mpamvu yo kugendana ibi bintu by'imyanda ku menyo kwa muganga. Ubu ngubu birakorwa, bakogereza amenyo, bashobora kuguhomera amenyo yacukutse, yayandi yangiritse, cyangwa se bakaba bayakuramo bakaguha insimbura ryinyo cyangwa se insimburangingo y'iryinyo ugashyiramo, ku buryo udasigarana igihanga wenda niba ni nacyo kibazo wari ufite, kuko ibyo kurya bitinze mu kanwa biragenda bikinjiramo hantu hakomeretse, hacukutseho iryinyo. Ibyo byose bizamura umwuka mubi mu kanwa. Akandi kantu nibagiwe, hari urudodo abantu banyuza, hari abantu bagira amenyo afatanye cyane, ariko nubwo amenyo afatanye cyane ntibibuza yuko hari ibice cyangwa se ibisigara by'ibiryo byinjira muri ayo menyo. Ushobora gukoresha rero akantu k'akadodo ukanyuzamo hagati y'amenyo, ukagenda ukuramo biriya bintu by'ibiryo byagumyemo. Ibyo nabyo byakugabanyiriza ikibazo cyo kugira impumuro mbi mu kanwa. Ndabashimiye, twimenye, twiyiteho, kandi tugire ubuzima